Bakunzi mukurikirana Enod TV, muri aka kanya ndabashuhuje mugire amahoro y'Imana. Njyewe muri kuvugana ni umuvandimwe Kagina Jean Claude, ugiye kubaganiriza ku nsanganyamatsiko mukunda kandi munyotewe muri benshi, yitwa amagara mazima. Abantu benshi bajya batavugaho rumwe ku cyitwa amagara mazima. Bamwe bifashisha ubucurabwenge bakagira uko babisobanura, ariko muri aka kanya tugiye kurebera hamwe insanganyamatsiko mu mucyo wa Bibiliya, ndetse n'ibinaba ngombwa twifashishe siyansi. Mbere y'uko twinjira mu cyigisho, munyemerere tubanze twicishe bugufi dusenga Imana. Data ushobora byose, tuguhaye icyubahiro muri aka kanya kuko twemereye kuba imbere mu ijambo ryawe, kugira ngo duhugure, uduhe gusobanukirwa iby'ubwenge bwacu akenshi budashyikaho, kugira ngo tuyoborwe ku masoko y'ubugingo, uhabwe icyubahiro. Turakwingize cyane ubwo tugiye kwiga iki cyigisho kitubwira amagara mazima. Uduheshe kugera ku ntego yo kugira ubuzima bwuzuye bw'umwuka, intekerezo ndetse n'umubiri, kuko ibyo bikomatanyirije hamwe ari byo bituma tuguhimbaza mu buryo bushyitse kandi bunejeje. Ngaha abatwumva bose bakugireho umugisha, uyobore ijambo ryawe binyuze muri Mwuka Wera, mu izina rya Yesu. Amen. Ubundi abantu benshi iyo bumvise amagara mazima, ikintu cyita kiza mu bwenge, bumva ko ari ubuzima butagira indwara. Abandi bakumva ko ari ubuzima butagira uburibwe. Iyo umuntu yumva atari kuribwa mu ngingo, akumva nta ndwara bamusuzumyemo, ako kanya ahita yumva ko afite amagara mazima. Ariko amagara mazima ntabwo ari icyo asobanuye. Niyo mpamvu muri aka kanya tugiye kubaha ubusobanuro. Urufatiro rw'insanganyamatsiko turarusanga muri Bibiliya, kuko mbere Imana ikigambirira kurema umuntu, hari icyo yari yaragambiriye ku buzima bwe. Reka turebe mu gitabo cy'Itangiriro ku gice cyaho cya mbere. Igice cya mbere umurongo wa 26, Imana iravuga iti, tureme umuntu agira ishusho yacu, ase natwe, batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikuruka hasi cyose. Maze ku murongo wa 27, Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Urumva ko abantu baremwe bafite ishusho y'Imana. Icyo ni igisobanuro cy'amagara mazima. Mbese Imana yabikoze mu buhe buryo? Iyo tunyarukiye ku gice cyaho cya kabiri ku murongo wa 7, haranditse ngo, Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo. Umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uyu muntu wahindutse ubugingo buzima yari afite impagarike isobanutse, afite imitekerereze iboneye, afite umubiri ufite ubutaraga, ndetse n'umubiri we wari wambaye ubwiza. Ibyo rero nibyo Imana yifuzaga ku muntu by'agaciro gakomeye. Abantu tubona muri iki kinyejana turimo, usanga utababonana
ibintu by'indashyikirwa byaguha igisobanuro cy'uko hari amagara mazima ari kuboneka, kubera ko benshi twatekereje ko ari ukubaho utagira indwara, ariko ntabwo ari cyo ngicyo bisobanuye. Reka igisobanuro cy'amagara mazima tukirebe mu rwandiko rwa gatatu rwanditswe na Yohana ku murongo waho wa 2. Haranditse ngo, ukundwa, ndagusabira kugira ngo ugubwe neza muri byose, ube mutaraga nk'uko umutima wawe uguwe neza. Ngira ngo iri somo mwaryumvise. Iki ni cyo kintu cy'agaciro wakwiriye nawe kumva wasaba kurenza ibindi byose, kuko amagara mazima nicyo gishoro gikomeye kurenza ibindi bishoro byose tubona muri iyi si. Yohana we yasabiye uwo akunda ngo agubwe neza muri byose. Ubajije abantu ikibazo uti mbese birashoboka ko umuntu yagubwa neza muri byose ari kuri iyi si? Umugabane munini wagusubiza uti ntabwo bishoboka. Kandi koko ushyize mu nyurabwenge ukurikije n'uko isi ibayeho, nawe wasubiza ngo ntabwo bishoboka. Ariko twebwe twirinda icyo generasiyo ivuga, ahubwo tugahamya icyo Imana ivuga, ahubwo tukayishyuza icyo yavuze, tukareba ko koko bishoboka. Imana yavuze ko ku bazayizera kandi bakemera kwinjira mu mugambi wayo, izabaha kugubwa neza muri byose. Uko ni ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ikindi yaramusabiye ati, abe mutaraga nk'uko umutima we uguwe neza. Ubu butaraga buri kuvugwa ni ubutaraga bw'umubiri. Izi ni ingingo zikora kuri gahunda. Iki ni igifu gikora kuri gahunda, ni umutima upompa amaraso kuri gahunda y'Umuremyi, ni imitsi iyobora amaraso kuri gahunda y'Umuremyi, ni ibitekerezo bikora neza, ndetse ni impagarike yose iri kuri gahunda nk'uko urwo ruganda Imana yarushyize mu mubiri. Ibyo rero nibyo bifatanyiriza hamwe gukora icyo nakwita nk'ubuzima bwuzuye. Ibyo bikaba biteguriza abantu kuzabaho ubuzima bwuzuye bageze muri Kanani yo mu ijuru. Kandi uwo mwitozo ugomba gutangira hano ku isi mu gihe tucyambaye uyu mubiri. Amagara mazima rero hari icyo abashakashatsi n'abasesenguzi mu bya siyanse bagerageje kuvuga, kandi uraza gusanga bisa neza n'ibi ngibi tumaze gusoma mu ijambo ry'Imana. Ngira ngo iri jambo ry'Imana ryazanye n'ikintu cyitwa kugubwa neza. Ubundi iyo umuntu aguwe neza aba afite imitekerereze mizima, nta hungabana aba afite, aba akeye ku mutima, nta ntugunda. Ikindi cya kabiri iri jambo ry'Imana ritubwiye ni uko aba ari mutaraga mu buryo bw'umubiri, kuko umutima we nawe ari mutaraga. Kandi tuzirikane ko iyo Bibiliya ivuga umutima, ibivuze intekerezo. Siyanse rero hari icyo itubwira kuri ibyo. Abakunda gukoresha nk'inkoranyamagambo, cyangwa se nubwo wajya kuri Google, ubundi amagara mazima nicyo twakwita true health. Baranditse baravuga ngo true health is a state of optimal physical, mental and social well-being, not merely the absence of disease. Birisobanuye iki rero? Birasobanuye ngo amagara mazima ni umushyikirano uri hagati
y'imikorere y'umubiri n'imitekerereze, kandi akaba ari ubufatanye bw'imikorere y'ingingo zacu ndetse no kubana neza na bagenzi bacu. Ibyo nibyo bikora icyo twita amagara mazima. Ibi rero bikaba byubakiye ku nkingi nk'izo tuvuze hano enye zikurikira. Icya mbere ni physical health, icya kabiri ni mental health, icya gatatu ni social health, icya kane ni wellness. Ibi bisobanuye iki rero? Ibi ngibi bisobanuye ko physical health ni uburyo umubiri w'umuntu uba uri gukora kuri gahunda, ukorana neza n'imitekerereze yacu, kuko ahanini tuzasanga ko imitekerereze itaboneye, ihungabanye y'ibibazo akenshi igira ingaruka ku mikorere y'izindi ngingo z'umubiri. Aha ngaha tukaza kubona ubuzima bwo mu mutwe, nabwo ni kimwe mu bigize amagara mazima. Ubuzima bwo mu mutwe bushingira ku bintu byinshi bifatika dushobora kuzarambura yenda mu bihe bizaza, kuko ahanini usanga ari nayo mbarutso y'ubuzima nyakuri abantu dukwiye gushakiraho kandi tukaboneramo n'igisubizo ku bibazo byinshi bitwugarije. Tukaza kubona social health. Social health ni imibanire yacu na bagenzi bacu. Iyi mibanire igihe cyose idahari ntabwo dushobora kugira amagara mazima, kuko igihe cyose ufitanye ikibazo na bagenzi bawe utabanye neza, reka yenda dufate urugero rwa hafi, utabanye neza n'uwo mwashakanye ugendana ibikomere bidashira. Igihe utabanye neza n'abaturanyi ugenda ufite umutima uhagaze. Ko guhagarara k'umutima niko gushobora gutuma izindi ngingo zijya muri reclamation cyangwa se zigahura n'ikibazo gikomeye cyane kubera ko muri wowe utaguwe neza. Ibyo rero biraza bikatugeza ku cyanyuma aricyo twita wellness, bisobanuye kuba uguwe neza mu mubiri ndetse no mu buryo bw'umwuka. Aha ubu buzima bwo mu buryo bw'umwuka haba harimo kwizera, kugirira Imana icyizere. Ibyo byose bigafatanyiriza hamwe gutuma ubasha kubaho ukomeye no mu bihe bikomeye, udacogoye. Ibyo byose bishingira ku kuba hari amasezerano atuma udatembanwa n'ibikuzengurutse bidatanga icyizere cy'ubuzima. Ibyo ubwabyo bikubakira ubuzima, bigatuma uba mutaraga ukaba uguwe neza. Ibi rero bishatse kutubwira ko amagara mazima ari intekerezo ziba zifite igisobanuro gifatika mu kuduha ubuzima twifuza kandi butugeza ku ntego yo kubaho tuguwe neza. Bikatwereka ko ari impagarike ishoboye kwihanganira umuruho, igihe benshi umuruho utabamereye neza, ugasanga abantu bafite za depression. Ibindi bikongera bikaduha ubusobanuro bw'uko ari intekerezo zishoboye kwihanganira ibibazo. Ni gake cyane wabona umuntu ahura n'ikibazo ngo agire ubutwari bwo kwihangana. Igihe cyose ubutwari bwo kwihangana butabonetse mu bibazo, umuntu aratesekara, atakaza iby'agaciro byo muri we. Ibyo rero ntago bishobora gutuma umuntu agera ku magara mazima, kuko aba ari kugenda yamburwa iby'agaciro muri we bitewe n'isi imuzengurutse. Ikindi kandi ibi bitwigisha ko amagara mazima ari ukubana neza n'abandi.
ahangaha ntabwo ari ukubana neza n'abandi gusa, kuko muri ubu buzima buri sosiyale bwo kubana neza, ni twebwe ubwacu n'amahitamo yacu mu ruhare tugira ku buzima bw'abandi no gutuma abandi bamererwa neza. Kabiri, ni uruhare tugira rwo gutuma ingingo zacu, ubwo mvuze ingingo mba mvuze ubwonko, mba mvuze umutima, mba mvuze igifu, mba mvuze amagufa, mba mvuze amaraso, mba mvuze umwijima, mba mvuze byinshi mu ngingo zigize sisiteme y'umubiri w'umuntu. Sisiteme z'umubiri w'umuntu, ibyo rero ushobora kubaho wumva yuko uzahereza umubiri wawe ibyo wumva, kandi umubiri ufite amabwiriza n'ibyo ugomba kwakira. Ibyo rero bikazatuma umubiri uta umurongo ugomba gukoreraho, bityo hirya y'ibyo ukazasaruramo kumva uburibwe kubera ko hari amahitamo wakoze. Niyo mpamvu dukwiye kuba aba mbere mu gusobanukirwa neza n'imikorere y'ingingo zacu, tukagira uruhare mu kuzibungabunga dukurikije amategeko Imana yazishyizemo. Rero ntago ndi buvuge byinshi kuri iki, nagira ngo mbabwire itsinda ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima ryigeze gusobanura insanganyamatsiko, babyanditse mu gifaransa, baravuga bati la santé ne consiste pas seulement à l'absence de maladie ou d'infirmité, elle est un état de complet bien-être physique, mental et social. Bakaba barasobanuraga nk'ibi twavugaga, bavuga bati amagara mazima cyangwa se ubuzima bwiza bushingiye ku mushyikirano uri hagati y'imikorere y'umubiri n'ubwenge n'umubano w'umuntu hamwe n'ingingo ze, hamwe ndetse na bagenzi be. Dusoza, reka turambure muri Bibiliya turebe isomo riboneka mu Migani, igice cyaho cya 15, umurongo waho wa 13 kugeza ku wa 15. Haranditse ngo umutima unezerewe ukesha mu maso, ariko umutima ubabaye utera ubwihebe. Igihe umuntu ataguwe neza mu mitekerereze, ni icyo twita mental health, ubuzima bwe bwo mu mutwe butameze neza, niyo mwitegereje ubona ari umunyabibazo, ko byabanje gupfira mu mitekerereze ye. Ashobora kuba afite impamvu zifatika zimutera kubabara, ashobora kuba yabuze ibyo yaratezeho amakiro mu buzima, ashobora kuba yahuye n'igihombo cy'ibyo yafataga nk'ishingiro ry'imibereho ye, bityo mu maso akahita yijima, ko mu mitekerereze yamaze gusa nk'uwangirika. Icyo gihe aba ari kugana mu bwangirike ndetse n'izindi ngingo zibihomberamo. Niyo mpamvu turi kubona abantu bari kurwara za stroke, niyo mpamvu tubona abantu barwara umutima, niyo mpamvu tubona abantu bari kurwara umuvuduko ukabije w'amaraso, yewe ni nayo mpamvu turi kubona abantu barwara diyabete, ni nayo mpamvu turi kubona na kanseri muri iyi minsi ziri kwiyongera. Nuko ikibazo cy'umuruho cyamaze kugera ku muntu hafi ya yose, ariko ubushobozi bwo kwihanganira izo mvune n'ingorane mu bantu ntabihari. Niyo mpamvu tuzabarangira intsinzi y'ibyo byose, kugira ngo duhangane n'ibitwugarije umwanzi Satani yifuze ko tubasha gukinagazwa nabyo. Aha rero umunyamigani arongera akavuga ati umutima wujijutse ushaka ubwenge. Ubundi umuntu ujijutse ntago
ari umuntu wize amashuri menshi, kuko baratubwira ko ikiranga uyu mutima wujijutse ahita atangira urugendo rwitwa gushaka, ashaka ubwenge. Ujijutse yumva ko adahagije, niyo mpamvu acukumbura akagera ku byo adafite. Ariko wumva ko afite, wumva ko kuko ajijutse yumva ko ibyo afite ari ibyo. Niyo mpamvu rimwe na rimwe twisanga mu buzima bushingiye ku mitekerereze n'ubumenyi dufite tudashaka kongera. Niyo migani agakomeza ati, ariko akanwa k'abapfapfa gatungwa n'ubupfu. Umurongo wa 14 na 15 nako, iminsi y'umunyamubabaro yose ni mibi, ariko ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Ufite umutima unezerewe ahora mu birori. Ibi ni ibirori by'uburyo bubiri. Hari ibirori byo mu mitekerereze yawe, kumva wishimiye uwo uriwe utitaye ku isi kuzengurutse. Hari ibirori bya kabiri, kuba ingingo zawe zikora kuri gahunda. Icyo ngicyo kizatuma ugenda udataka, kizatuma ugenda utumva uburibwe, kizatuma wumva ushimiye Imana uko uriho, kubera ko uzaba waramaze kubona urufunguzo rw'ubuzima bwuzuye kandi bwuzuye umunezero. Reka mbararikire mwese kuba mu birori mukiri muri ubu buzima, kuko ariko Imana yaturinganirije ku bazemera kwigishwa ubwenge nayo. Ibyo mbasabiye, Imana ibiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Data wa twese, Mana idukunda cyane, tugushimiye ko wabanye natwe muri iki cyigisho. Tugushimiye ko wabanye n'imitima y'abadutegaga amatwi. Reka twese tukugireho umugisha wo kurokorwa nawe. Ubwo isi yononekaye ikangirika bikabije, imico mbonera igahindana, ariko ukaba wifuza kutugarura mu rwuri kugira ngo twigishwe nawe. Ukaba waduhaye umwanya wo kumva ijambo ryawe. Reka rishinga imizi muri twebwe, ritubere imbarutso yo kugira ubuzima bwiza butuma tuguhesha icyubahiro muri iki gihe isi icuza umwijima. Tubigusabye tukwinginze, ubiduhere ubuntu mu izina ry'Umukiza Yesu. Amen.